nje kuvuga ukuri. Abakozi b'Imana babiri, ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Dufatireho cyankure ko hari ibindi ugikeneye kuvuga. Wahise wipanga umwandiko niko bimeze. Ntaranakubaza. Kasongo mbaneye. Hanyuma uyu munsi tuvugana habonetse umudamu witwa Mama Rafiki. Ndamushimira Imana impumugisha. Amen. Twabanye mu nzu. Ko wikanga mu nzu twarabanye nje ura mudamu, ariko uyu munsi sindi burebe ibyiza wankoreye. Ntabwo njya nkunda ikinyoma. Hari kuvugwa uyu muntu witwa umwandiko urimo abantu batatu. Pastor Mutesi, umuyobozi wa Gira Neza TV. Hakabamo uwitwa Ferdine. Yes, Ferdine. Ngo nyine nuko bimeze. Ferdina. Yego. Hakavugwamo Mama Rafiki uyu mudamu. Ese yitwa nde? Leta y'igihugu cy'u Rwanda yateyeho kashi iravuga ngo ngewe nk'umuyobozi nanzuye ko Mutesi agomba kuba umugore wa Ferdina. Ubwo Nyundo yakubise Nyundo atigenda urongora umuntu. None se mbere amategeko. Ngewe nahageze rero byarangiye. Ariko mu kuhagera ndavugisha ukuri. Abantu bati hano hamaze kuba atakasa mutwe, ngewe ntago nari mari nta nubwo. Reka nkureho urujijo. Uretse gato nyine. Yego. Bati hano haje umugore uri kuvuga ko Pastor Mutesi amutwariye umugabo. Ahubwo tukibaza uwo mugore we barasezeranye. Basezerana se gute? Ahubwo ndibaza. Mubeshya mukavuga ngo Imana iravuze mukanatwara mukajya no mu buraya. Iyo Mana ni Ryangombe, ni Nyabingi, ni Dagoni, ni Imana ya hehe? Twagiye Pastor Mutesi. Uriya Ferdina bari kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo yibye Ferdina. Ntabwo Ferdina ari umwana batwara cyangwa se sinihene batwara mu kizira. Bari baramuteguje mu makuru ngiye mfite. Bari baramuteguje ko ibyo azigira byose uyu mudamu azajya ku rukiko akica ibintu. Oh yes. Noneho bihurirana nuko ari bufate ku mwaku atigeze abyarana na Ferdina. Ntago bafitanye abana se baheye. Babafitanye umwana se ubundi barasezeranye. Leta y'u Rwanda niyemere gusezeranya umuntu inshuro ebyiri. Ntago ngiye naje byara. Undi ati ndabizirika. Umugabo ati basi wibizirika. Gute? Ngo barajya gusinga ngabibohe nyine ngabizirike izina rya Yesu. Pastor Mutesi iki ni gihe cyo kugira ngo nawe yicare aryame mu buriri abyuke yumva hano undi muntu kumukoma gati waramutse. Uriya mudamu ari kubeshya. Icyo akora nahakana nuko baraziranye simakana ko n'igitwa takimuteye. Sibyo? Ariko se Pastor Mutesi yari yarasohoye save the date twagiye tuzibona ko atabyishe mbere se. Nicyo niba akababyisha ubu. Uyu mudamu bamugururiye icyo bita kugura. Bamuhaye bavuga you receive sent money. Bamupeshe man. You have received. Bamukubise you have received. Uyu mudamu uramuzamukira Mutesi umenyekane bakumenye. Ariko umutima waragushinja ibinyoma. Ahubwo nje nka Prophet Noheli ndategetse banza wihane. Wabanaga n'umuntu mu nzu mutarasezeranye bugaca ukajya mukaburungushurana bugaca ukajya guhanura ati mwumva ko Imana ivuze. Ahubwo n'umunyabyaha. Mise mbibona ko baba pastor batwibeta bakagenda bakabajomba igitwe barangize ejo bakaza bavuga ati mwumva ko Uwiteka avuze. Kuri nahawe ko byari nka press conference. Yego. Hari abantu benshi cyane hari ibitangazamakuru bikomeye yicaye gutya nje narwo namenye ibyabaye. Ahubwo ati Rafiki ati muhungu wanjye tumeze neza ndamujyana ibitese. Giye kumva ntumva ngo hari umugore wantwariye umugabo. Ni wese ni Mutesi. Ariko akubwira yego ni Mutesi nese Mama Rafi ko twabanye kamvuge gahoro ati ko twabanye mu nzu niko yamubwiye mu mucukurira inzobe Imana irazisiba bamudi babutega amaroza abandi bamuvuga amagambo asharira barashaka kumwicira ubukwe barashaka ariko ibyo mwakura byose uriya n'umugabo we bari bashatse kubyica bategura urumambo rwo kugira ngo bajye kumusenya ku rukiko. Imana itegura ifarashi igenza gake bashiduka babibonye. Rero nimureke Mutesi yubake. Mwavuvuzera, mwavuza induru, mwaboroga, mwagira njinyori, mwajigimwa, mwarakara, mwazamura gatuza kakazamuka. Aramurongora. Ferdinand ararongora umuntu. Mutesi uyu mugabo bagiye kubana baraziranye. Aya makuru yagazeho. Ako se uragira ngo nikorera intebe basi mvuga ati Mana yanjye njewe ndabivuze nitwa Prophet Noheli.
mbabarire cyangwa mbwire niheke nyikorere ngirute nyuma y'aya magambo nyuma y'ibyo bari kukuvuga baragutera inda yihuse yaba imanga yaba iki umufuririzo genda ubyare umuti w'amenyo unarakinje mu mavuta adasanzwe yo kubwira ingunzu n'ibyana byazo ngo niziceceke rero Mutesi ni umumama warwanyijwe muri iyi mihanda baramuvuga bamutera amabuye bamwita umuteramwaku ariko nta wavumu w'Imana itavumye amen nta muvumu ufata umunyamugisha nta n'umwaka wamutera ngo byemere ikindi kandi nimugafata abadivorce bose kazi ngo mubite indayo Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye Prophete by'ukurabagirane Noheli muramubona Noheli ndagusaba ko ava muri telefone tukaganira kuri uyu munsi yego wiriwe neza ndamahoro ndashima Imana dusuhuje abakunzi ba Gasaro TV yego bankuri cyane uko bukene uko bwije se kubundeba hasi ugaseka njewe muganga yarambwiye ati wambara neza ugira ngo tugufate ko no hasi hose ahubwo nicyo mbwiye hose nyine okay ndamubwira ni muganga njewe mfite indwara yo kwambara neza kandi arambwira ati sizakira yego arambwira ati kandi iyo ndwara uzayigumane indwara yo kwambara neza ni yanjye dayimoni ziba zazezengeye zapfuye uyu munsi rero Kasongo yeye nangari nambaye Kasongo mboneye uyu munsi tugiye kuvuga ukuri guca muziko ni gushya murabize ejo bundi nza mbabwira ibya Dorokasi nura muvandimwe Vestine ukuntu byari bimeze ibya Vestine nura mugabo we ndabashimira muri kumbwira ati Noheli komerezaho genda uhwitura ibidafite umumaro bikura mu nzira uvuga ibifite abantu akamaro uyu munsi ndagarutse mu mwandiko umeze uko ntaranakubaza ise uko bukeye nuko bwije turava mu bwiza tujya mu bundi yego ariko ngiye Prophete Noheli byukura bagirane umushakamba utagira imbeho mu nda icyogere ku rugamba nje kuvuga ukuri abakozi b'Imana babiri ababurana ari babiri umwe abayigize nkana dufatireho cyangwa ko hari ibindi ugikeneye kuvuga wahise wipanga umwandiko niko bimeze ntaranakubaza Kasongo mboneye hanyuma uyu munsi tuvugana habonetse umudamu witwa Mama Rafiki nari umunyonzi murabizi ntaraza ku mihanda uwo mumama nabagiwe akangabura saa 7 nimugoroba ndamushimira Imana impumugisha amen twabanye mu nzu ko wikanga mu nzu twarabanye nge ura mudamu ariko nitwabana nk'umugore n'umugabo ahubwo tubana nk'umuntu ucumbikiye nkajya mufasha gukora ivuga butumwa kuko agira icyumba cy'amasengesho mwabanye agufasha mu buzima bwa buri munsi okay ariko uyu munsi sindi burebe ibyiza wankoreye ntabwo njya nkunda ikinyoma hari kuvugwa uyu muntu witwa n'umwandiko urimo abantu batatu Pastor Mutesi umuyobozi wa Gira Neza TV hakabamo uwitwa Ferdine ubwo nyine nuko bimeze Ferdina yego hakavugwamo Mama Rafiki uyu mudamu ese yitwa nde izina rye ntabwo nkunda no kuryumva gusa ni hari irindi zina nje numva bamumwitaye niba ari Nindera ntago nyibuka atancobokoranga nkure no mu mavuta kanikomereza icambe nuko yitwa Mama Rafiki niryo zina yaturengenze niryo bamuziho n'umuntu ugiye gusenga akorera ahantu bita kwa Masera niho rafite icyumba cy'amasengesho iyo ukeneye kujyayo uravuga ngo kwa Mama Rafiki ubu ngubu nahatuye izi saha ntakiba kwa Masera ariko hano mu ibyo byore n'ubuzima bwe nta yego urakoze cyane no kugira ngo mwumve ko umuntu nge muzi ndi kuvuga ibintu atari bya bindi ngo bambwiye bya bindi ngo byagenze uku n'abana afite umubari wabo ndawuzi n'umudamu ukunda gusenga ariko uyu munsi ibintu ndi kubona byabaye akasamutwe none se ngewe rero mpageze no wambwiye uti nishimiye ko umubyeyi Pastor Mutesi yakoze ubukwe yasezeranye mu murenge yego ndumva nshaka rwose kwishimira ubu tuvugana Mutesi leta y'igihugu cy'u Rwanda yanzuye ko yabaye umugabo Ferdinand ashatse yatahana umugore cyangwa yabaye umugore
leta y'igihugu cy'u Rwanda yateyeho kashi iravuga ngo njyewe nk'umuyobozi nanzuye ko Mutesi agomba kuba umugore wa Ferdinand. Ubwo Nyundo yakubise Nyundo ati genda urongora umuntu. none se imbere y'amategeko. njyewe nahageze rero byarangiye, ariko mu kuhagera ndavugisha ukuri abantu bati hano hamaze kuba atakasamutwe, njyewe ntago nari mari nta nubwo reka nkureho urujijo uretse gato nyine bati hano haje umugore uri kuvuga ko Pastor Mutesi amutwariye umugabo, ahubwo tukibaza uwo mugore we barasezeranye basezerana se gute? Ahubwo ndibaza abashumbakazi yaba ari divorce yaba bari mariye basigaye babatera igitwe, bamara kubatera igitwe mukaza no kuvuga ngo Imana iravuze. Ntujye ibintu bimwe ukata katuvuga ukuri niko mwangozi zibi bimwe mubeshya mukavuga ngo Imana iravuze mukanatwara mukajya no mu buraya. Iyo Mana ni Ryangombe, ni Nyabingi, ni Dagoni, ni Imana ya hehe? Twagiye Pastor Mutesi uriya Ferdinand bari kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo yibye Ferdinand. Ntabwo Ferdinand ari umwana batwara cyangwa se sinihene batwara mu kizira. Ndacyemera. Icya kabiri Ferdinand kuba yaremeye kuba inshuti n'uyu mudamu sibyo twese abo twateresa abo twakundanye sibo tubana nabo cyane, sinabo twashatse nta n'itegeko rihari ryemeza ko abo twaterese bose n'abaduhaye kuri manumve tugomba kubana nabo. Ukumva neza ndacyemera rwose. Ahubwo Ferdinand yarazengurutse mu bantu benshi akuramo umuntu akuramo umuntu ariwe witwa Pastor Mutesi Aimé Présidentiel. Aimé Présidentiel, yes of course. hanyuma kuba Pastor Mutesi Imana imuteye iteka akaba abonye umugabo ndabishimira Imana. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Imana himbazwe. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Noneho uyu mumama amakuru ahari ndamuzi twarakuranye nava ngo twarakuranye mu murimo w'Imana. Twahuye ku gatuti henshi iwe turahajya niho twasengeraga. Niba mbeshye umugabo nangana witwa Cacumi Profete Cacumi muramuzi yayoboraga yajyaga kwigisha nanjye ndiyo. Uyu mumama rero ntabwo uyu mumama asanzwe amenyereye imbuga nkoranyambaga ntabwo azimenyereye. Ahubwo uyu mumama makuru ahari akunda hiti akunda trendi. Sure. Ndi imbere yishobora byose n'ubundi abanyanga mu nyanga ariko ndavugisha ukuri. Aho none uyu kuri guca amaziko ni gushya uvugisha. Sigaye mvugisha ukuri ubu ndi mukuri. Uyu mumama amakuru ahari nari buvuge ngo mesho ninze kanaka. Oya ntushyiremo abantu. Nuko yishyuwe ngo aze ku mihanda ubundi Mutesi bari baramuteguje mu makuru ngiye mfite. Bari baramuteguje ko ibyo azigira byose uyu mudamu azajya ku rukiko akica ibintu. Oh yes. Noneho bihurirana nuko ari bufate ku mwaku atigeze abyarana na Ferdinand. Ntago bafitanye abana se baheye babafitanye umwana se ubundi barasezeranye. Leta y'u Rwanda niyemere gusezeranya umuntu inshuro ebyiri. None se umuntu avuga gute ko atwawe umugabo ariko we mugabo vuga ngo yamutwaye umugabo byanditse mu irangamimerere ko ari umugabo nyine nicyo ndi kwibaza nanjye byanditse he wenda tuvuga agutwaye indangamirwa se gute nabwo ntabwo byaba ari byo agutwaye ntabwo ari inshuti yawe byonyine kuba uyu mugabo ariko kwitaba uri kumusebya ku mbuga nkoranyambaga uri kumva nkurambaga nuko nyine bimeze akaba ari kwitaba. Ese yamwitabye wabyumvaga ari amatwi yawe aturanshaka iki ko nakigushaka ayiwe ko niboneye umugore akara ko mu mara yanjye akabavaga pome Imana imaye kazamuzamarira. Oh la la. Ntago ngiye naje byara undi ati ndabizirika umugabo ati basi wibizirika gute ngo arajya gusinga ngo abibohe nyine ngabizirike mu izina rya Yesu. Ariko mu mbaraga z'amasengesho twahawe Pastor Mutesi iki ni gihe cyo kugira ngo nawe yicare aryame mu buriri abyuke yumva hari undi muntu kumukoma gati waramutse. Imana igumugisha urabona icyubahiro Imana yampaye ubumereje n'akantu. Hanyuma njyewe rero uyu munsi wanone mu makuru nginje kubabwira uriya mudamu ari kubeshya icyo akora ntahakana
nuko baraziranye simakana ko n'igitwa atakimuteye sibyo ariko ntabwo abantu bose baduhaye ariko twabana nabo yego buri muntu agira amarangamutima ye agira uko akunda umuntu ajya mu kabari akavuga ati hano ndafata sikoro cyangwa se ndafata musiteri afata icyo ashaka yego kimwe nk'uko ujya mu kabari ugasangamo abaseriveri kuva ati uriya ndamukunze uriya munini niyo numva ashaka niwe sayizi yanjye cyangwa se kariya kamaneke niko niyumvamo niko ndi busangire nako rero uyu munsi wa none wa mudamu ndagusaba yuko niba utinya Imana ukaba usenga ukaba utinya Imana y'agasuzuguro yatwitse muri Amerika ejo bundi hagashya ukaba uvuga ko ukorera Yesu subira inyuma uvuguruze bino bintu urebe gusebya umukozi w'Imana. Ariko se Pastor Mutesi yari yarasohoye save the date twagiye tuzibona ko atabyishe mbere nicyo niba akaba byishe ubu uyu mudamu bamugururiye icyo bita kugura bamuhaye bavuga you receive sent money bamupeshe man you have received bamukubise you have received yakiriye ariko mu kuyakira bamwijejemo ibintu bibiri ariko ayo namakuru udahagaze nyumva neza we Gasaro ugenda gake sinkunda umuntu nyirukasi Imana yampaye umugisha Imana umunwa ndi nkoma amashi y'igihugu nkaba inshuti y'aba diasporenti nkaba n'inshuti y'aba boss uyu munsi rero hano ubu ngufashe nk'iki nk'umu boss idolari nirizaho mugakora misha koshi nanjye ukampereza yego rata umugisha w'Imana tuba tugabanye amen ariko tuye turya amafaranga avuye mu kuri Imana yabwiye Kayini ngo wakuri ibishimwa mu bigawo we ntago wakemerwa uyu mudamu uramuzamukira Mutesi umenyekane bakumenye ariko umutima waragushinja ibinyoma ahubwo nje nka Prophet Noheli ndategetse banza wihane wabanaga n'umuntu mu nzu mutarasezeranye bugaca ukajya mukaburungushurana bugaca ukajya guhanura ati mwumva ko Imana ivuze ahubwo n'umunyabyaha mise mbibona ko abapasteri batwibete bakagenda bakabajomba igitwe barangize ejo bakaza bavuga ati mwumva ko Uwiteka avuze ariko ibyo bintu by'ibitwe byawe wabyihoreye kandi none babanye mu nzu icyo kintu cyumve babanye mu nzu nka musaza we katari umugabo wewe ko batayi barasezeranye babanye mu nzu nka musaza we nka muramu we icyo gihe babanye mu byishimo icyo gihe gito bamaranye twebwe none ibyo byishimo kuki ashaka kuza kubisandaza ku muhanda kugira ngo asenyere undi mwana Imana nicyo kintu nakwakibaza inyungu arabikuramo nizi ese nimba icyo gihe baratandukanye kubera iki uyu munsi agaragaye kubera ko Pastor Mutesi yasezeranye aho icyo nicyo wenda biba bimbabaje ngewe nkumva ntanarira burangire munsi yo zatuma ndira bakristo bene data bavandimwe noneho Noheli ndi umuntu njya nkora amakosa ariko uyu munsi noneho nanjye ndigaruye mwemere ko namwe muraswa nubwo muri abashumba ahubwo mufite dayimoni imwe yitwa kutemera ko mwarashwe Mutesi mu izina rya Yesu nje nka Prophet Noheli nkwemera nk'umubyeyi amavuta yawe ndayemera ahubwo gira vuta utarajya hanze uzunyibatirize uzumbatiza urano umubyeyi wanjye umugabo we kaba mu Rwanda narahanuye ko azajya hanze Mutesi nyuma yuko abanyinura mugabo bazanabyarana ukumva baravanga Mutesi ngo batanye banga Mutesi ngo atera umwaku ngo nura mugabo bari kumutega iminsi bamwe ngo Mutesi ngo nura mugabo azapfa abagutega Mutesi iminsi sibomana sinabo bagena iminsi yo kubaho ku buzima bwa Mutesi ariko mama Rafiki ndakuzi nari umunyonzi ntwari gare warangaburiye pe ndara mu nzu yawe umagatuti ndabwiriza garukiraho ayo majwi ari kukubwira ngo komeza usebye undi mwana nta majwi ya Satani Petero yaravuze ati Petero avuze ibigambo Yesu ngo arebye Petero abona atari Petero ahubwo yumva ari ibijwi biri kumva avata inyuma Satani ayo majwi yakabukira kuva inyuma kuko niba ari umuntu nzi ukijijwe uri amavuta y'Imana Imana yubakiye urugo batabishaka ugiye kubyara abahungu akajya kugise batabishaka akajya kwa muganga kubyara batabishaka akaba agiye kugira imodoka batabishaka akaba mu nzu apfana mu bukode batabishaka ni Pastor Mutesi none se nkibaza byari numvise amakuru nahawe ko byari nka press conference yego hari abantu benshi cyane hari ibitangazamakuru bikomeye yicaye gutya nje narwo namenye ibyabaye ahubwo ati Rafiki ati muhungu wanjye tumeze neza ndamujyana ibitese giye kumva ntumva ngo ngo hari umugore wantwariye umugabo n'uwese ni Mutesi ariko akubwira yego ni Mutesi nese mama Rafi ko twabanye kamvuge gahoro ati ko twabanye mu nzu niko namubwiye
kuzi ko tuziranye yamugutwaye ryari burya se waratwibetaga bavuga ufite umugabo gishara afikuwe n'ubu biza ati mwana ati imihanda yanyu ati bagomba no kuzamukira ku musitari ati nawe waza ati ntumubeshyere ati nibi kagenda gace ku nawe oya mana yanyu naguhamiko nge nkunda kuri oya nibi ibyo bintu atabikubwiye atabimbye so wari uhari nyine nicyo nkubwiye ntumubeshyere yagati dore nawe wipasha tumudamu abandi turazamuka ati nanjye ngomba kuzamukira sure ndabwata ariko ngewe byaranze nge nsaba imbabazi nyuma mvuga ko aragatwiko umutima waragukumanze ndabwira umutima warankomanze ndaza mvuga ko aragatwiko barambabarira ni rero nawe niba aragatwiko bivuga hakiri kare bita amazi atararenka inkombe icyakora kubaziranye n'ura mugabo simbihakana no ko barakoranya amabi simbihakana yanamuhamagaye yego ariko dore ikintu cyambere Mutesi atagomba kugenderamo uriya mugabo afite inyundo ibacura yemerewe kubyara abana bose ashaka agasezerana n'umugore umwe ashaka yego sibyo aka kanya Noheli nambaye ipantaro niba ukeneye ko umugabo atazasamba uzajya no gura ingufuru ushireho nubona ingufuru izajya ngo bigakunda uzangaye abantu haba mu kwizerana ikize nicyo cyambere kijya imbere y'abantu babiri uriya mugabo yemereye kuba yajya hanze bamuha akabikora yajya Karongi bamuha akabikora ariko akemerwa gusakana n'umugore umwe ariko ubwo yamaze gusezerana ibyo nta kibyemerewe ntese ko yamaze kubona umugore ahubwo uri icyo ashaka uriya ntabwo ashaka uriya mugabo kababwira icyo mudamu ashaka mama Ravi yitwa mama Ravi mama Ravi afite umwana witwa Rafiki yego hanyuma Ravi nundi ariko afite uwitwa Rafiki niwe mwana nyine mukuru nyine uwitwa Ravi nundi mwana wiwe yego okay uriya mu mama pe arasenga ariko hano hari abantu nabonye bamugiriye inama bamugiye mu matwe njyewe icyo navuga uyu mubyeyi Pastor Mutesi ni mumureke mwamutema ijugujugu mumucukurira inzobe Imana irazisiba bamudi babotega amaroza abandi bamuvuga amagambo asharira barashaka kumwicira ubukwe barashaka ariko ibyo mwakura byose uriya n'umugabo we yamutsindiye umugabo we pe yamutsindiye aho nani makazirimo pe dore impamvu Mutesi yahisha bino bintu Mutesi yahisha bino bintu nabishye kuri social media ari naryo tirike Vestina yakoresheje n'umugabo we mukabisanga hanze gutyo mukabona amakuru ngo ba nawe ukajya kubona ukabona barazaje atafite abagore aha uretse kuna abantu arababaya bafashe umuntu witwa uriya mukobwa ngo ni Vestina baravuga ngo umugabo we ngafite ngo umugore ngo yataye ngo n'abana batabizi batabihagazeho uyu munsi ibyo bakoreye Vestina nibyo bashaka gukorera Pastor Mutesi ariko yamana Pastor Mutesi tolisari enima korizangwa unidra Biblia mu mwaka uze yatanzemo nibwo Yesaya nibwo Mutesi abonye Imana heni torizango inyenyeri Imana we ya Mutesi ratsi mu mwaka nk'uyu nguyu wa 2025 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 3 umviriza ndakubarire nibwo Imana itabaye Mutesi nuko ijambo rivuga ku munsi abayuda abanzi b'abayuda bari bazi ko bagiye kubagiraho ubushobozi ngo Imana iraza yitambikira bikora hanyuma dore impamvu Mutesi yahishe ibintu nuko yarazi ko harimo abamwitiriye ngo bagiye baryamana nawe bamubeshyera bamuharabika nuko yarazi ko hari abagiye bigira ababestobe nuko yarazi ko hari abagabo bamwe n'abagore n'abasore bagiye bashaka kumurira ku izina rye aravuga ati rero kababibone byabaye bari bashatse kubyica bategura urumambo rwo kugira ngo bajye kumusenya ku rukiko Imana itegura ifarashi igenza gake bashiduka babibonye rero nimureke Mutesi yubake mwavuvuzera mwavuza induru mwaboroga mwagira njinyori mwajigimwa mwarakara mwazamura gatuza kakazamuka aramurongora Ferdinand ararongora umuntu kuva neza do kandi andi makuru y'ibanga utaruzi ngiye kumena umuceri noneho sasa kankumene n'ubundi ku Gasaro TV no hano sigaye mvugisha ukura handi muzajya mumbana mujya mundeka bari amacano yo gutwika babeshya gusa aha niho hano ibintu byanyabyo Mutesi wumva ukuntu ngiye noneho Mutesi ngiye muzi neza nubwo ndi umwana Mutesi uriya mugaba agiye kubana nawe witwa Ferdinand ni inama ye ni inama ye ni inama yiwe
numvaga mu kanya hari umuntu kukubwira Buretse gato. kuri telefone uriya ninde Mutesi uriya wambwiraga kuri telefone nje ni umuntu twivuganiraga kuri telefone amakuru ahari yizewe. Mutesi uyu mugabo bagiye kubana baraziranye. aya makuru yahagazeho Ako se uragira ngo nikorere intebe basi mvuga ati mana yanjye njyewe ndabivuze nitwa Prophete Noheli yumbabarire cyangwa mbere niheke nikorere ngira uti ibintu ubwenge ndabizi neza sande ntundakaza utuma muri kiganiro mbabaye. oya wibabaje Ndakubwiye ngo niba mushingukaho Mutesi bamuha agahenge umuntu watuje agakiza uyu mugabo witwa Ferdinand yego disi naza akabihakana ndaza pfukama imbere ya kamera ya Gasaro TV ni hano. niwe mwatuje agakiza Pastor Mutesi yatuje agakiza Ferdinand mu byaha Ferdinand yihannye no kuba yarategetswe iki uriya mugore byose yarabyihannye. Aravuga ati Imana imbabarire Imana ingirire neza amwigisha inzira agakiza bigera Imana muvuga ni ukwatura mu gihe katolika ari kujya muri penitensi ni ukwatura kujya muri penitensi ubwo yaramwaturiye amubwira ibibi yakoze amubwira ibyo yakoze avuga hirya no hino byose arabyatura yego ibyaha arabibarira kandi Mutesi ni umushumba ejo nanjye zambatize kuko arabyemerewe yego cyangwa ajye kumukingura cyangwa akingire yego arabyemerewe. Rero umuntu yifatiye Imana yazanye umuntu imuhuza n'undi agira kukigira mwatuza agakiza aramuhindura amukura mu bibi amusunikiriza mu gusatira Kristo amutoza inzira y'agakiza. Undi aravuga ati rero ndanyuzwe maze kunyurwa ndumva wambera umugore wambabarira. Mutesi nk'umuntu udashaka kwishyira hejuru aca bugufi imbere y'inama yatuje agakiza aravuga ati rwose niba uri seriye nta kibazo amuhaye urukundo none uri muraza uvuga bwe juju uvuga ibintu bidahari. Ibaze ko njyewe none mbizi ibyo bintu. Undi muntu watuje umuntu agakiza bakamurongora witwa Garase umubyina ngo yarakibiranduye nawe uriya mugabo babana Efremu yamwatuje agakiza. Nawe mwatuje agakiza. Rero niba ve kuri Pastor Mutesi uyu mugabo nuwe barasezeranye imbere y'Imana kugera ariko gasa nko kuri kumpa urugero ni example nko kuri kunganiriza gutya ukanganiriza rwose tukaganira kwa Mostinga bikarangira nk'ubwa ati nubwo uri mabuja ufite amafaranga twabana ukagera ugiye ukanyemera abantu bakajujura ntibazi uko wanzanye babazi ibyacu kandi nta n'icyaherega urukundo ryo rushaka. Mutesi rongorwa mu izina rya Yesu ahubwo rezo ya MT Yesu irimo irambwira ko nyuma y'aya magambo nyuma y'ibyo bari kukuvuga baragutera inda yihuse yabimanga yabiki umufuririzo genda ubyare umuti wamenyo unarakinje mu mavuta adasanzwe yo kubwira ingunzu n'ibyana byazo ngo niziceceke yo kubwira akanwa k'intare kasamye ngo nigatuze yo kubwira Nebukadinezari uri gutera ingabo Faraho ngo nafata Abisiraheli ngo bahambire ndi kumubwira ngo nasubira inyuma njyewe Noheli nkora ikiganiro nka rimwe mu mwaka cyangwa mu mezi 3 ariko icyo kiganiro mba nkoze aba ari ikiganiro nzi neza kuko nzi ko ibindi kuvuga hari ahantu bambwira ati urabizi neza kabisobanura. Rero Mutesi ni umumama warwanyijwe muri iyi mihanda baramuvuga bamutera amabuye bamwita umuteramwaku ariko nta wavumu w'Imana itavumye. Amen. Nta muvumu ufata umunyamugisha nta n'umwaka wamutera ngo byemere. Ikindi kandi nimugafata abadivorce bose kazi ngo mubita indayo ahubwo abumwe akanduza bose sibyo. Mutesi ni umumama tuzi utarigeze wiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ngo amanure ijipo ngo twumve ngo yamanure ijipo uri kumva niyo yanavuga nabi ni kwa kundi umuntu agira intege nke buri muntu agira intege nke mu buzima bwo kutihangana akaba nta muntu uhora ahagaze ariko amakuru ahari yizewe. None se wa mubyeyi we impamvu Ferdinand yagutaye akajya gushaka Mutesi nuko yabonye ko imbaraga zawe zidakomeye kandi ari umuhanuzi kuri umuhanuzi ukabura umupasitoro uri umukozi w'Imana kwiki kurimo kitahinduye Ferdinand agaguterera ivi mugende mujye mu rukiko. Icyo nicyo twakibaza ahubwo byageze bivuze ngo Ferdinand yararyamaga agacikamo gatihindukira wagwana hindukira none Ferdinand abona atari imbato gupfira mu byaha aravuga ati kamungu umujinya w'Imana ugiye gutera ahunga aviye Yerusalemu ahunga aviye ni Yeriko agiye Yerusalemu
ageze mu nzira akubitana n'umusamariya mwiza ari we Pastor Mutesi amwerera imbuto yanga gukuraho ijipo yanga kwiyambura ubusa ngo mubwate ngwino agambwa ati iki ni icyaha aravuga ati umuntu n'uyu umugore n'uyu rero nkanje Prophet Noheli nta cyaha Pastor Mutesi na kimwe mu byo bari kumuvuga yakoze nta mugabo w'abandi yibye kuko Mutesi ntabwo yabonye yatwaye umugabo ufite impeta isezerano n'undi muntu ahubwo Mutesi yaratereswe bamutera imitoma nawe yumvira mufashe abazimana irabyemera kuko Mutesi nta kintu yakora atabajije Imana Imana imaze kubyemera Mutesi nk'umukristo aravuga ati ariko ndinde udakwiye kwitwa umugore w'umugabo arabyemera abantu rero muzira abantu bimereye neza mu muhamahoro ngo yatwaye umugabo rego uramugwe nta n'isoni nabo arabizi ko kuvuga ibinyoma ari kuvuga ngo bangwa ntwaye umugabo ubu tugiye muri leta twasanga mwarasezeranye ahubwo we none ahangaha urongera kuvuga ko urongera gufata umugabo w'abandi wavuye mu murenge uzi ko Mutesi ashatse yajya kurega uyu mugore bigakunda uyu n'umugabo wanjye tufite isezerano twarasinye tuvuye hano vuba ari kumuharabika we nta sezerano bafitanye ari kwita umugabo wanjye ndi ari kumwangisha societe nyarwanda bivuga ngo amari kodi bibakobwa bihaye ngo amari kodi ngo kuri kodinga ngo warambonye gushyira umuntu audio hanze ataguhaye uburenganzira yavuga ko afite record ze yego yanazitaye hanze zimwe na zimwe bihanirwa n'amategeko urabeshya muraza kubyumva nimugora ku kiganiro kigiye kurekuka mukaye ndaje ndajyaho ndende cyangwa se dushobora nabwo kugishyiraho iki ngiki wenda nabo bakibanje cyane ubu bararegeye ubu banarikuye oya nabyo nta kibazo ariko niyo mpamvu urashaka kubabwira ngo uyu mudamu mu by'ukuri ntakiri guharabika urugo rw'umukozi w'Imana sibyo rekiraho rwose Mana we umva kuba icyamamare banza ari ibintu bitoroshye mwabantu nukuri byiza uzemerwa nukuri pe banza ari ibintu bitoroshye nukuri bibi ntabwo uzigera wemerwa tuvugisha ukuri tumese kamwe tuba abantu b'abakozi b'Imana duhamye Imana mu mutima duhamye Imana ahiri naho itari muri ako kanya niba uri mu isoko hamye Imana niba usenga ko kuvuga Imana njyewe umuntu wese uhamanya nanjye ko Pastor Mutesi nta cyaha yakoze nabigaragaze muri iki kiganiro muri comment kuko ibyo mvuga njyewe ndiseriye ariko se ukabona bijyakewe n'iki kuno mudamu abona kejo aribwo amafoto yagiye hanze agatangira gusohoka ndetse umurenge warabaye ejo bundi Mutesi ibi bibaye yarabyiteguye bari baramuteguje ko bazamusebya akaba yahisaza ku mbuga nkoranyambaga yego uyu mudamu n'abanyamakuru bamuhamagaye oya shano ko ari wabihamagariye aho hose nacyemera mbabarira none se buretse gato nohe ntitugahite dufata ibintu y'abanyamakuru urashatse neza cyane ariko twabanye mu nzu oya ushobora no gusanga ari wahamagaye umunyamakuru wihise ufata abanyamakuru none se ubwo urambwira ngo wihite ubashyiraho icyasha ashobora no kuba ari nawe wabihamagariye dore ikintu cyatumye umudamu rero aza amakuru wishinja abanyamakuru rero cyangwa se abanyamakuru namwe nago muri cyo cyara bazima nkaho uri muzima ariko rero batari bazima bapfa kuvuga ibintu badahagazeho dore impamvu uyu mudamu yaje kuri social media ni ishyari kandi ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi umunyeshyari n'umurozi ni abantu babiri bari connecte bamahasa mu kirundi baravangumvirizana kubarire mugabo bagendera mu muco umwe mu muryo umwe twakoze ibibi natwe tutaramenya Yesu ariko tumaze kumenya Yesu atugira umumaro dushyikira ubwiza bw'Imana tutari tubufite yego ariko wenda natwike pe anamenyekana Prophet Noheli umuntu uvuze haramenyekana n'umuntu n'abandi bavuze baramenyekana ariko Mutesi nyakubahwa mubyeyi wanjye mushumba mama wanjye nubaha nkunda warwanye bucece ibi ntabwo ibyo byakunanira shaye ntibimunanira Mutesi turamuvuga wahuye n'idubu uhura n'intare ntabwo inyahuku n'injangwe n'amapusi byakubuza gutambuka ko ndeba gutyo ugasanga mvuze ijambo ngomba kuvuga Mutesi yahuye n'idubu ahura n'amapusi ahura n'intare n'inzovu ahura n'inzuzi n'inyanja ntabwo Nyabarongo y'ikiziba yamubuza kwambuka ngo ajye mu Rurave
shano kuri abakunda Mutesi bamusengere pe bamusengere ubukwe nyine ntago satana akunda ubukwe. Ubwo Mutesi afite amavuta. Mutesi nyakubaho mbabari gumbatize. Kuko nawe n'abashumba babi badafite umutima wa kimuntu. Ubu ndumva ashaka kugenda Mutesi akanambatiza. Umuntu ubasha guhugura umuntu akamwigisha gakiza akamwigisha inzira y'umusaraba bikaranyana mu biyengutse bakabana. Surumva atari umubyeyi muzima. Umubyeyi muzima. Amavuta yamute guhera uyu munsi. Ntimuze kumbaza ngo nsengera he ngo umushumba wanjye ninde. Umushumba wanjye ndidekaraye nje mfite imyaka y'ubukure. Ni Pastor Mutesi. Ibise ugenda. Umushumba wanjye ni Pastor Mutesi. Mbivugiye kuri kamera. Mutesi abaye mama wanjye abaye umushumba wanjye guhera uyu munsi ikimenyimenyi muzabona ari kumbatiza amagambo muri kuvuga mwese acakerere abogera nze sitye bigambo wadasema wadachoka muzavuga mu ruhe kandi ubwo ngiye kugira ngo nabyemere ndanitahiye byabe ndatashye mufate mikrofone zawe ndagiye nje profete no nuko asoza ikiganiro Prophet Noheli nkayaka ngayo nguko mwakoze gukurikira ikiganiro kandi abakunda ibyiza nyine mubikunde n'abakunda gusenga musengere umubyeyi kuko nanone n'urundi rugamba ruje nk'ibisanzwe. Gasaro TV.